nuko ubwo Yesu Kristo yatemberaga mu mujyi yahuye n'abasoresha, nuko abasoresha n'abanyabyaha bose begera Yesu Kristo ngo bamwumve, ariko abafarisayo n'abanditsi bakomeza kubwirana bati, uyu muntu atumira abanyabyaha ngo basangire. Hanyuma abacira umugani agira ati, ninde muri mwe waba afite intama 100 maze yabura imwe muri zo agasiga 99 ngo ajye gushaka yabuze kugeza aho ayiboneye? Iyo ayibonye ayishyira ku bitugu bye maze akishima. Iyo ageze mu rugo atumira inshuti ze n'abaturanyi akababwira ati, mwishimane nanjye kuko nabonye intama yanjye yari yabuze. Ndabwira ko mu buryo nk'ubwo mu ijuru haba ibyishimo byinshi kurushaho. Bishimira umunyabyaha umwe wihannye kuruta abakiranutsi 99 badakeneye kwihana. Cyangwa se ninde mugore waba ufite ibiceri 10 by'idakarama maze yatakaza igiceri kimwe ntacane itara ngo akubura inzu ye yose, agishaka byitondeye kugeza aho akiboneye? Iyo akibonye hamagana inshuti ze z'abaturanyi be akababwira ati, mwishimane nanjye kuko nabonye igiceri cy'idakarama nari nabuze. Ni ukuri uko niko abamarayika b'Imana bishimira umunyabyaha umwe wihannye. Hanyuma Yesu Kristo araterura ababwira inkuru agira ati, hari umuntu wari ufite abahungu 2. Nuko umutabwira papa we ati, papa ndashaka ko umurage wanjye. Hanyuma papa we abagabanya ibyo yari atunze byose. Nyuma y'iminsi mike wa mwana muto yegeranye ibyo yari afite byose, nuko ajya mu gihugu cya kure. Agezeyo agira imibereho y'ubwiyandarike, arabisesagura byose ibyo yari yahawe byose. Amaze kwimara byose muri icyo gihugu hatera inzara ikaze maze arakena, ndetse yageze nubwo ajya gusaba akazi kuri umwe mu baturage bo muri icyo gihugu, maze amwohereza ku masambu ye kuragira ingurube. Nuko akajya yifuza kurya ibyo kurya by'ingurube, ariko nabyo ntawabimwemereraga. Amaze gutekereza neza aribwira ati, papa afite abakozi benshi kandi bararya bagahaga, none njyewe inzara igiye kunyicira hano. Ngiye gusubira mu rugo mbwire papa nti, nacumuye ku Mana nawe ngo ucumuraho. Singikwiriye kwita umwana wawe niburangirira nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka ajya iwabo. Akiri kure papa we aramubona amugirira impuhwe maze ariruka aramuhobera aramusoma cyane. Uwo mwana aramubwira ati, papa nacumuye ku Mana nawe ngo ucumuraho. Singikwiriye kwita umwana wawe. Ariko papa we abwira abagaragu be ati, mugire vuba muzane ikanzu, kandi muzane ikanzu iruta izindi zose, muyimwambike. Mumwambike impeta ku rutoki kandi mumwambike n'inkweto. Muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage, ubundi turye tunezerwe. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yongeye kuba muzima, yari yarabuze none yabonetse. Nuko batangira ibirori. Icyo gihe umuhungu we mukuru yari ari mu murima. Nuko igihe yari ari kugaruka ageze hafi y'urugo yumva abantu bacuranga banabyina. Ahamagara umugaragu umwe amubaza ibyabaye. Aramubwira ati, murumuna wawe yaje, none papa wawe yabaze ikimasa kibyibushye kuko yamubonye akiri muzima. Ariko ararakara yanga kwinjira. Nuko papa we arasohoka aramwinginga. Nawe asubiza papa we ati, ubu hashize imyaka myinshi ngukorera nk'umugaragu, kandi nta na rimwe nigeze nsuzugura itegeko ryawe. Nyamara nta na rimwe wigeze umpa n'agahene ngo ngasangire n'inshuti zanjye. Ariko uyu muhungu wawe wariye ibyawe byose akayimarira mu nda, akigera aha umubagiye ikimasa kibyibushye. Nawe aramusubiza ati, mwana wa, igihe cyose wari kumwe nanjye kandi ibyanjye byose ni ibyawe. Ariko ubu dukwiriye kwishima tukanezerwa kuko uyu murumuna wawe yari yarapfuye none yongeye kuba muzima, yari yarabuze none yabonetse. Ese we nk'umukristo iri somo rigusigiye iki? Ni iki rikwigishije? Icyo nakubwira cyangwa se inyigisho naguha nuko Imana ikunda abanyabyaha kuruta icyaha. Nimba ubona uri mu nzira mbi y'ibyaha, garukira Imana, izishima kandi izanezezwa no kukubona kugaruka mu bwami bwayo. Bana natwe, we wemeye kubana natwe. Iyi ni Muhoza TV. God has planned for you. Murakoze.